Mana ya Isaka, mana ya Abrahamu, mana ya Yakobo. Umutsima Bibiri zivuga ngo wagaburiye abantu 5,000 bavuze abagabo gusa hatarimo abagore n'abana kandi abana bazashaka kuba benshi umuco yari gazobyara abana bafite bababaza barajya barahaga mani uyu munsi mutana mucya abantu batarenze 5 watunanira oya utegura inda zacu ukumuno muri izi mbogo abona harimo diabete urabizi nawe n'amavuta ariko gute uyadurusha umutsima utagira ikibazo kuko ikimenyetso cy'umutsima nta mutsima w'indu mu bishingwe kibikunda umutsima ntugira ibishishwa umutsima waraye wotsa ku makara wenda utwaje kuri gaze ariko ma uduha apeti turayihorana uduhe kuraje n'umwete kandi turinde gucika intege muri uru rugendo mu izina rya Yesu tusenze twizeye amen.